urapfubura se none ntago uzi ubusore bupfubura wowe urapfubura se wapi bagwaye wabyanga se bande ako kazi ko gupfubura bakagwaye wakanga ngiye ubwo urumva bahajya n'abafite experience n'ababishoboye ngisimba ishoboye ntago ushobora gusambana naho gusambana gusambana no gupfubura kuko urumva biratandukanye no mu mvugo tandukanye gusambana no gupfubura kuko bitandukanye no gupfubura n'iki n'akazi aho ngaho abari ubusambanyi bw'akazi kubya ko kazi kaba kameze gute gasobanure oya urumva birumvikana ubwo hari kiba cyapfubye kigapfuburwa none se wowe ntago uzi gupfubura ntabyo nzi ibyo byategura bya mfubura iyo umukobwa gusuye ataha nta kintu kibaye atageze ku byishimo byo bya nyuma ibyo bita gupfubura se yego upfubuye bangahe muri myaka yose ndimo ndakubaza wowe ubwawe bifite impano yo gupfubura kuki utabikora ntayo mfite iyo umukobwa muhuye ahavuta munejeje uhava agipfubye apfubijwe n'iki rega biterwa n'ibyo apfubyemo kandi ari we wansobanuriye bwa mbere yuko ibintu byo gupfuba oya ugiye gupfuba ni kuvuga ndi kuvuga kuba umukobwa nyine hari akenshi ntabwo bidakorwa no ku bakobwa by the way kuko nyine ngo umuntu ujya kwishyura ibyo bintu iyo service bya byose n'abakuzemo nyine ndimo ndakubwira iyo service nyine ni ugukora iki iyo service yita gupfubura ni ubusambanyi bw'umwuga ni ukuvuga ngo urumva yuko usambana abantu benshi barasambana pe ariko gupfubura abantu bose ntabwo bapfubura reka ndi kukubwira ngo buri muntu wese usambana agaha umuntu ibyishimo yanapfubura ahubwo we kuki udapfubura oya ntabwo yapfubura kuko nyine ushobora gusambana ugasambana wenda n'umusheri wawe ibyo bintu cyangwa numva ari kubizi cyane numva ubizi cyane uri ko turabyiga internet ziriho ibintu byose wiga gupfubura ibintu byaragiye wiga gupfura kuri internet oya sap my people turabasuhuje niba abahungu banyu babandi bibyamamare mukunze kureba cyane mbuga nkoranyambaga byo bukomeye cyane no kuvuga ngo turiziye rero birakomeye ikaduteretse kuri kagi aduteretse hano ngo twitereke ngo tuvuge tugira ibyo tubabwira ngato amafaranga menshi cyane ngo twitereka ngo tuvuge gusa ngo nta kintu ari buvuge no kuri Imana yego none ikintu cyadanje tuje kuba twaganira buri kantu rero ngatuganira ndagira ngo yego ndagira nkwibariza ubona ari ihe mpamvu ibikorwa by'i Kigali bidafite akazi ari byo bikutugorana amamodoka amazu kwamaze kumva ko Keti Bashabe amaze kubaka inzu ye urumva se ko Keti Bashabe nta kazi agira nibyo ndi kukubazanya none se ko ubuzima bwe bwose buri ku mbuga nkoranyambaga akora kahe kazi nubanga abantu bapostinga akazi kabo nibo wemera nk'abantu bakora oya none se kakubwira Umuyomba Thomas si umuhanzi si umwinfluencer si umuhanzi ni umuhanzi akora kahe kazi ni umuhanzi nta kandi kazi uzakora ndakazi akora kahe kazi ni umuganga urakoze cyane ahubwo nongeye kugufatira uri wabona posting ari kuvura umuntu se kuki bimenyekana barabivuga bakora cyane reka nako bakora ibintu ntibivugwe kuri kuvuga ngo Keti Bashabe ngo ibyo akora katabipostinga ni ngombwa ngo ibintu byose ukora biposting none nta gakeneye abakiriya sibyo wakora byose ntabwo wabukeneye abakiriya akeneye wenda ntago arabo kuri social media ari nk'abahehe shaka ari nk'abandi bantu basanzwe guhura n'umuntu nk'urugero akazi bafite inganda nyinshi cyane zikora ibintu zitajya zipostinga yego nk'uruganda rwa telefone iPhone ntago ushaka gusanga rwa postinze telefone nimwe ariko rubicisha mu bandi bantu oya mwebwe nimwe mubivuga beze kango 16 wamenye ko 16 aka kanya sura Apple ntuza nyine wamenye gute ko 16 igiye gusohoka ni mwebwe mubibwirana tubibwirana kandi amakuru y'uruganda turayazi amabanga y'uruganda turayazi mwebwe mubibwirana kugira ngo uruganda nirusanga rwarakoze akantu ka fraud uvuge ati niwe wambeshye ariko ntushyire oya ikintu ndi kukubaza ni kimwe ibyo byose batanga itangazo yuko 16 igiye gusohoka cyangwa bagakora nuza kuri wall ya Apple jya kuri social media za Apple yego nusanga iPhone ni uze ngo amafaranga none se ngiye nkubwira abahanzi ntabwo batunzwe no gupostinga ibyo bakora abahanzi bayamamariza bamamariza iki bamamaza Apple bavuge DJ Kari
DJ Kari Khalid siko wasaze DJ Khalid yamamaze pe oya ni ukuri ni nawe wamamaje ni wowe musazi ahubwo wowe utafite amakuru kandi nta muntu wamamarize arahari epo nimwe mwuko ufata telefone mukabibwira ziri urugero wowe kuriya oya kuriya kuboro nawe ngo epikora telefone jya kuri social media zawe oya zero ntabwo ipostinga ariko ko nta gatwiko kandi kwamamaza rero urubuga wivuga ngo baramamaza bariye kuko bafite social media zikurikirwa cyane ariko ntibapostinga telefone kubera impamvu zabo runaka zo kugira ngo mugumye muzibona nk'iza danje hari uruganda rwa Nike rukora ibintu byinshi ariko ushaka kurusura aka kanya ugasanga kuri ntibajya bapost hajya ari yakura kora iki inde ari yakuru kora film wamaye nk'urugero se rwa film imwe yakinnye wabuzi yatumye yubaka ira etage ashaka ko ari nk'imwe ya Jihad ariko igashobora intisohoke ashobora ko ari filime zitasohoka se nisi zidasohotse urumva yamuha amafaranga ite kandi itasohotse umuntu uzashaka agacuruza ku zindi mbuga umuntu ashaka kuyenjoyinga ikiri gukorwa agacuruza ku zindi mbuga ese kakubwiye ntabwo imbuga zose tuzi iriya filime abantu bashaka kuzenjoyinga zikorwa iyo irangiye birangira uko nguko abantu bagura icyo bita hari umuntu ushaka kuza agafata filime akavuga ati ngiye ngiye kuyigura nzayigura ari njye uyirebera gusa copyright yayo ndayikeneye ni yanjye yayo ndayikeneye urumva ati kandi noneho ngewe nti nzaza nanayirebera nzaza nanayirebera ati kandi nikimenye irangiye itanye nanayijugunye mite noneho nanaguha noneho na etage yo kuyirebera cyanjye nza tuyikoreremo niko kazi mbese niko bimeze none se ukabona ari impamvu ubona abakobwa bari gukira cyane kurenza abasore kandi akenshi bavuga ko abasore batunga amafaranga bashobora kuba banahereza n'abakobwa amafaranga urumva nta ushaka kubona umuhungu abakobwa 10 bamuhuriyeho bari kumuha amafaranga ariko umukobwa bimubaho wowe ukamugurira amayinite ariko se umuhungu ntabwo ngo abantu 10 bamuha amafaranga ntiwakamamariza tekino ukamamariza inzoga ukamamariza niyo bose bagaguhera ese abakobwa uri kumbwira baramamaza ko bayafite Simbi ntabwo yamamaza yamamaza iki Simbi ntabwo yamamaza iki ahubwo we yarabamaye kubera ko afite na awards atanga uzihe na awards Simba atanga se mu biki ntabwo uzi award bamenya barwaniraga ese ko uyu mwaka zitabaye wenda basanga ari ingaruka myaka 3 cyangwa uko zagenze nabi aho yabena no kugira nabi bishobora kuzamo ariko cyangwa ibyo mukobwa tubyihorere wambwiye ngo niye mpamvu ituma bari abakobwa batunga amafaranga niyihe mpamvu nyine nabikubwiye umuhungu aho yicaye ahangange nshobora kwira ntabonye amafaranga ariko umukobwa nukabone nubwo yabakora abafite abahungu bari kumwingingira amafaranga arimo nabaso harimo nabaso baso ngewe muha amafaranga yo kwisukisha undakamuha amafaranga yo kwisukisha afite abasore nka 5 bamuha amafaranga yo kwisukisha ayo mafaranga se barayiki yo kwisukisha umukobwa utari mushiki wawe kujya bigenda biteze ukazamusuka nawe ukazamusukamo ibintu bishyushye cyane nawe ukamusukamo nawe gusukisha nawe ukagusanga tukamusukamo ibintu bikomeye cyane narese ubwo ngubwo tubifatiriwe mwanzuro nk'abasore abajene bari gukena abayifatira umwanzuro kuko abantu bose bazakubwira ngo ufate uyu mwanzuro nabo ba warabananiye icyo nakora no kugira ngo usenge Imana byibuze uzamenye ubwenge amafaranga y'abakobwa batari bayamara ariko ntiwahangana nabo ngo gihe ngo uzasaza nta mukobwa uri igiceri cyawe na kimwe ubwo ntago bishoboka ugomba kuba ufite ukuntu uzinguka kugira ngo nawe ugire ikintu ubona ese ko nifashe ngo bizakundara uko nifashe je narifashe kandi wifashe amashusho ariko oya gutanga aya mafaranga cyangwa gusukisha warabyifashe nabyifashe kabisa nararahiye urabishobora se nararahiye kabisa urabishobora nararahiye ubu dukoze ubukera rugendo fresh wasanga ari byo nararahiye urahiye ikize narahiye yuko gose ibyo bintu ntabikora urasetsa urabikora se wowe wowe ujye ubikora mu buryo utanashaka uzabirangira wabikora ushiduka amafaranga wagiye uzakira ubwo uzakira uko wumva gukira kwawe bigoranye byari kukubwira ngo ugomba gusenga Imana urumva ugasenga Imana
ukazamenya ubwenge cyangwa se ukazaguha ibiceri byinshi cyane ku buryo byibuze ubona ibyo ubahana ukagira ibyo usigarana n'uha n'abantu bawe ariko kuvuga ngo ubayeho nta mukobwa uha amafaranga birangira uko byagenda kose ubuzima bw'umuhungu burangira ataye amafaranga menshi cyane ku mukobwa. Ariko n'abasore basigaye bayaka. Oya nabwo ngo ubuzima bw'abagabo bumeze ntabwo ubusore bupfubura. Oya urapfubura se? None ntabwo uzi ubusore bupfubura. Wowe urapfubura se? Wapi bagwaye wabyanga se? Bande ako kazi ko gupfubura bakagwaye wakanga? Ubwo urumva bahajya n'abafite experience n'ababishoboye ngisimbishoboye. Ntabwo ushobora gusambana? Ntabwo tandukanye gusambana no gupfubura kuko urumva biratandukanye no mu mvugo. Tandukanye gusambana no gupfubura kuko bitandukanye no mu gupfubura ni iki? Ni akazi. Aho ngaho aba ari ubusambanyi bw'akazi. Kubya ko kazi kaba kameze gute gasobanure? Oya ubwo birumvikana ubwo hari kiba cyapfubye kigapfuburwa. None se wowe ntabwo uzi gupfubura? Ntabyo nzi. Ibyo byategura bya mfubura. Iyo umukobwa gusuye ataha nta kintu kibaye atageze ku byishimo byo bya nyuma. Ibyo bita gupfubura se? Yego. Upfubuye bangahe? Muri myaka yose ndimo ndakubaza. Wowe ubwawe bifite impano yo gupfubura kuki utabikora? Ntayo mfite. Iyo umukobwa muhuye ahavuta munejeje uhava agipfubye. Apfubijwe n'iki? Rega biterwa n'ibyo apfubyemo. Kandi ari we wansobanuriye bwa mbere yuko ibintu byo gupfuba. Oya ugiye gupfuba ni kuvuga ndi kuvuga kuba umukobwa nyine hari akenshi nanuko bidakurwa no ku bakobwa by the way kuko nyine ngo umuntu ujya kwishyura ibyo bintu iyo service bya byose n'abakuzemo. Nyine ndimo ndakubwira iyo service nyine ni ugukora iki? Iyo service yita gupfubura. Ni ubusambanyi bw'umwuga. Ni ukuvuga urumva yuko usambana abantu benshi barasambana pe. Ariko gupfubura abantu bose ntabwo bapfubura. Reka ndi kukubwira ngo buri muntu wese usambana agaha umuntu ibyishimo yanapfubura. Ahubwo we kuki utapfubura? Oya ntabwo yapfubura kuko nyine ushobora gusambana ugasambana wenda n'umusheri wawe ibyo bintu cyangwa numva ari kubizi cyane numva ubizi cyane uri ko turabyiga internet ziriho ibintu byose wiga gupfubura ibintu byaragize wiga gupfura kuri internet. Oya uri ko nikuvuze uravuze ngo wiga gupfura ariko reka kubwiye warangiritse nakubwiye ngo umva kuba ibintu tubizi suko tubikora. Nanjye nibyo nakubwira uzi ntabwo uzi ibintu uzi none nibyo nakubwiraga exactly buri muntu wese ababizi dera ko sakaza. Oya hari ubikora nk'akazi rero akanabyishyurirwa. Nyindese oye wawe wishyura amafaranga wakabyishyurira. Indese hari ubusore bw'i Kigali ubuse wowe ubaye gutya ubayeho gutyo gusa. Urugero nkawe ubayeho gutyo gusa. Hari umuntu ubutunzwe na comedy. Hari umuntu uzi napfubuye se? Abagusura bose bapfubya. Baza bakubwira ko se baje kwipfubuza. Babaje gukora iki? Babaje ngo mbajyane kwiga muri Brightway Consultant muri Mauritius. Ibiro byawe biba mu cyumba yemwa. Nase ntago hari icyumba kibanga umuntu winjiza ibiro si biki bari icyumba. Winjiza abakobwa mu biro by'ibanga. Ni icyumba. Mu cyumba? Kirimo ameza. Si ibiro noneho? Ni ibiro. Ni icyumba. Nase ibiro si icyumba. Oya. Iyo byahindutse ibiro biba byafashe indi. Ntabwo ari wumva ibyumba by'amashuri se? Urakoze cyane. Nizo kuki navuga ngo ni ibyumba by'ibiro dukoreramo. Ibyo byo wapi? Kuko hari ibiro byinshi cyane. Hari ibiro byinshi cyane. Mu biro byawe kuki habamo uburiri yemwa? Kugira ngo nkore 24/7. Ndetse uriya mukobwa ajya muri muzi wose uri kunyibutsa bari abakobwa abaye simbazi. Ugira abahungu gusa? Abaye bahungu gusa nabo simbazi. Ntose ujyana ibikeri muri Mauritius? Dore abakobwa n'abagore n'abahungu. Kanitabuye umuntu iminota nirangiye. Karame inde manzi ego manzi usambanye uzabureka ryari? Tunasoza usambanye. Ntabwo nge nsambana urumva. Biriya ukora babyita ngo iki? Biriya nkora babyita urwenya. Babyita urwenya. Fata umukobwa ukamujyana ku buriri ubyita urwenya? Ako se ndavuga ko mujyana ku buriri.
si kuri kunjyanisha abantu ku buriri. se amashusho yawe naza gusohoka ko bamaze kubyemera ko ufite amashusho nasohoka uri kubyihakana kuri kamera. Amashusho yanjye azasohoka ntago ajya atandukana, amashusho ndi gusetsa abantu niyo azasohoka. niba uri gusaba imbabazi ngo yego ntaya posting yenda ahantu basetsa abantu. yanze gupostinga hakiri kare, ubu ntabwo bikibikeneye. Ntago nkibikeneye. Era ugateze umuntu wanze kumpostinga aranshaka hi. Abantu bagize ngo ni ubwambure bwawe. Ubwambure bwanjye? Njye se ngira ubwambure. Ugira ubwambure gusa? Njye ntago njya ngira ubwambure. Ibyo muzapostinga ntago bura buzaba ari ubwambure. Azaba ari iki? Nuko Imana, nuko navutse ntago ari ubwambure. Nese umuntu avuka afite ubwambure. Sa murakoze.